Haleluya. 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 Ya. Murakoze umukozi w'Imana gusenga, kandi namwe mwese murakoze kuba mu nzu y'Imana uyu mugoroba. Reka dufatanye dusome ijambo ry'Imana turi buganire muri uyu mugoroba. Luka ibice 17 umurongo wa 5 n'uwa 6. Luka ibice 17 umurongo wa 5. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongerere kwizera. Umwami ati mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti randuka utabwe mu nyanja wabumvira. Amen. Haleluya. Ya, reka twongere dushimire Imana kongera kuba mu nzu yayo. Ntabwo muzi ukuri kuba mu nzu y'Imana biterwa n'umubiri cyangwa n'isi. Isi iraturwanya kugira ngo tutaba mu nzu y'Imana, ikaduha za gahunda. Umubiri ukaturwanya kugira ngo tutaba mu nzu y'Imana, ukadutera ubunebwe. Hari bamwe babivuga ngo gusenga ndi gushira, akumva azasenga n'ikindi gihe. Umubiri ukamubwira ko bitarangira. Umwanzi nawe akaduteza ibibazo. Abo bagabo ko ari batatu, Bibiliya ivuga ko aribo turwana nayo. Turwana n'isi n'umubiri n'umubi. Iyo umuntu rero yageze mu nzu y'Imana, haba habaye element cyangwa ikindi kintu cya kane cy'umwuka w'Imana. Haleluya. Umukumbuza inzu y'Imana. Ya. Cyo kintu rero n'indi influence ituruka indani imwibutsa mu nzu y'Imana, kamukumbuza mu nzu y'Imana, kamuteza inyota yo kuba mu nzu y'Imana. Rero narabigenda avuga ngo iyo nje nageze mu nzu y'Imana mba numva nabaye umusinzi, kuko natsinze isi, natsinze umubiri n'intege nke zawo, natsinze n'imigambi y'umubi. Shima Imana rero kuba mu nzu y'Imana. Haleluya. Mwebwe rero mwageze mu nzu y'Imana muri uyu mugoroba muri intwari, kandi Imana ishimwe yabagesheje mu nzu yayo. Haleluya. Mu nzu y'Imana rero ntabwo ariho tuganira, ariko ni heza. Ni heza cyane ku bantu bakunda Imana, bafite umuhamagaro, bafite kwizera. Dawudi yarabivuze aravuga ngo nza nishimiye iyo bambwiye ngo tujeyo. Kandi Dawudi aravuga ngo umunsi umwe mu bikari by'iyo nzu. Amen. Haleluya. Ngo birandutira imyaka 1000 ahandi. Dawudi arangera aravuga ngo nkunda kwibera mu nzu yawe, ngo nkitegereza ubwiza bwawe. Haleluya. Ngo kandi ndabizi ko no mu minsi y'ibyago n'amakuba uzampishisha kumpisha mu nzu, uzankirisha kumpisha mu nzu yawe. Rero mu nzu y'Imana ni heza. Mu nzu y'Imana umubiri ntiwakunda ko ni ukuri, ariko umwuka urahakunda. Twaba dushimiye Imana kuba twahageze, kandi muzamushimira Imana ibateza inyota yo kuza mu nzu yayo. Uyu mugoroba rero tugeze ku munsi wacu wa kabiri wo kuganira ku kwizera. Turaganira hejuru yo igihesha kwizera agaciro. Amen. Kintu gihesha kwizera, gituma kuba kwizera, kintu giha kwizera isura yako, agaciro kako. Yesu ashimwe. Ijambo twaganiriye ejo riri mu Baefeso ibice 4 biravuga ngo kugira twese ngo tuzasohore ku bumwe bwo kwizera, ngo n'ubumwe bwo kumenya umwana w'Imana, ngo nitumara kugeraho, amen, ngo ntituzaba tugiteraganwa n'imiraba, ngo n'imyigishirize y'uburyo bwinshi bwo kugira gute, bwo kutuyobya. Yesu ashimwe. Bisobanura ngo tumara kugera ku bumwe bwo kwizera, twizeye neza, dufite kwizera nyako, tuzatuza, tuzaba abagabo n'abagore bahagaze neza,
ntabwo imyigishirize izatuyobya, ntabwo imiyaga n'imiraba y'amagambo y'abantu bizatuyobya. Kandi birahari, kandi nibyo biyobya abantu, nibwo buyobe bukomeye cyane. Iyi myigishirize Pawulo yarwanye nayo cyane, arwana nayo. Muzasoma inyandiko za Pawulo, Abaefeso, Abagalatiya. Yacahaga abigisha babi, abayobya, amen, abayobya abakristo bakabavana ku rufatiro, bakavana kuri Kristo. Mu Baheburayo yashatse kubereka Kristo, abwira Abaheburayo ko bagiye kuvanwa kuri Kristo no gusubizwa mu mategeko, amen. Hariya mu bindi bitabo yageze sinzi niba twavuga ngo yarabatutse, aravuga ngo mwirinde za nyamaswa. Amen, haleluya. Erega buryo buyobe n'abantu bagoreka ijambo ry'Imana, n'abantu barisobanura ukundi, kandi biroroshye cyane kurisobanura ukundi, kuko Satani niho ahagarara cyane. Ariko nitugira kwizera gushitse, haleluya, haleluya, tuzahagarara nk'abagabo tudahungabanywa. Yesu ashimwe, haleluya. Noneho tuganiriye mbereka hejuru y'ukunda abantu batandukana mu kwizera. Ubumwe bwo kwizera, dushobora kugira kwizera kumwe, ariko nanone hari igihe tugira kwizera gutandukanye, bijyanye n'uko usobanukirwa, bijyanye n'uko usobanura ijambo, bijyanye n'uko ubyumva. Amen, haleluya. Kandi iyo ufite kwizera kutari strong, kudahagaze neza, amen, nta mahoro ugira y'ubukristo, nta byishimo ugira by'ubukristo, nta tranquilité, ituze ugira ry'ubukristo, uhorana impagarara. Amen, kuko kwizera kwawe kudahagaze. Indirimbo mwaririmbye uyu munsi, je ndahandi nigira ni mu ndirimbo zamfashije cyane. Iriya ndirimbo ivuga ngo kandi uramba umutima wuzuye urukundo, wuzuye no kwizera nako. Amen, ngo kandi bizana amahoro menshi. Nicyo gituma rero yanditse Pawulo aravuga ngo muzageraho muhagarara neza, haleluya, mudahungabana. Yesu ashimwe. Ngira umutwaro iyo umuntu nigisha abantu, ashaka umwuka w'Imana agira icyo akora kugira ngo abahumure, agerageze kubazamura mu myumvire, bagere ku kwizera uko nje numva nagezeho kukamba amahoro. Haleluya, haleluya. Ejo rero twaraganiriye turavuga ngo imyizerere ni myinshi, buri muntu yizera uko yumva. Ariko hariho kwizera tuza kuganira hano. Tuganira hejuru yo kwizera gufatika, kugendera ku bifatika. Tuganira hejuru yo kwizera ko abantu bareba ibyaremwe bagatangara, bakareba ibyaremwe bakavuga bati nyamara, amen, hariho ikintu cyaremye ibi bintu, ntabwo byikoze. Haleluya. Abo baba bashingiye bakizera Imana, bakavuga ngo iyo Mana irahari. Tukiga filozofi muri CGM muri secondaire, wasangaga ba filozofe bavuga ibintu byinshi. Hari umwe wavuze ibintu byitwa mite ya caverne, nibagiwe izina rye, avuga ngo ibyo dufite hano ngo ni ibicucu by'ibiri ahandi. Amen, haleluya. Yumva ko hariho ahandi hantu ibi ngibi ari ibicucu byabo, kubera ibitekerezo, bagatekereza bagashingira ku byo babona, bakaba bakora dediction, bakavuga ngo Imana irahari. Uko nako ni ukwizera, ariko si ukwizera uko agakiza. Amen, haleluya. Twongeye kuganira hejuru yo kwizera ko kuba mu marangamutima, kuba muri conscience ya buri wese. Buri wese yumva ko icyaha ari icyaha, n'ababikora babikora bumva ko ari ibyaha, bumva atari byiza, kandi bumva ko hari Imana yanga ibyaha. Twavuze kuko kwizera kuba muri conscience n'abaragu barakugira. Amen. Abaragu ngo araragura avura umuntu, byamunanira akabwira nyiri murwayi ngo hasigaye ahimana. Urumva nawe azi ko Imana igira gute ibaho. Bene uko kwizera Bibiliya irakuvuga ngo n'abadayimoni barakugira muri Yakobo, ngo bahindira imishitsi imbere y'iyo Mana, bakemera ko Imana ihari, ariko ntibagira kwizera ko gakiza. Amen. Hakaba ukundi kwizera nako kwa gatatu tutavuze ejo, ahandi abantu bashingira kwizera mu bitangaza, kwa kundi kwa Toma. Amen.
niko abakristo bacu bagira benshi, akizera uko yabonye ngo amen, haleluya. Niko abakristo bagira cyane. Dufite ibitaramo henshi, nje nkunda kugenda ahantu henshi cyane, amen. Kandi ahantu hose basenga ngashika nkicara inyuma nkareba, ntacyo bintwaye. Yesu ashimwe. Ngasanga hari ahantu hari ibitaramo hano muri Kigali birimo abahungu b'impano, amen. Ariko izo mpano zifite question mark kuri Yesu ashimwe. Agahagarara akabona nje ndavuga abantu mu izina nubwo ari bibi, ariko mwese murabizi Rugagi ni umushumba w'Imana. Hako baza bavuga ngo yamenyaga irangamuntu iri mu mufuka wawe ni nimero zayo. Icyo si igitangaza se? Abantu bagatangara bakavuga ngo bakizera ngo Imana irabona, kandi noneho na wa wundi wabikoze bakamufata nk'Imana. Uko nukundi kwizera nako, ukwizera gushingiye ku bitangaza, amen. Twamagaye umuntu umwe muri Restoration Church Kimisagara, tukiyubaka tukiri mu mbaho, ngo ni Chimcham, yaravuye Kinshasa, amen. Yahitaga avuga ngo izi intebe 6 ngo bose baritura hasi, akagira umushware wo gutya, barya nyine bose bakagira gute, bakitura hasi. Abantu bagatangara. Ko nukwizera kwa Toma, ntabwo ari uko gakiza gushingira ku bitangaza. Igituma navuga ngo izo mpano wenda nje sinza zemera zigira question mark, nuko zigira udukondisho, amen. Ariko kwizera ndi kugira iyindi kondisho. Kwizera no kwizera kugakiza kugaproduce ibitangaza buri zeri kondisho, amen. Mu bitaramo biri aha hari cyabaye ku mwisho w'umwaka, nje nataramiye aha, umwana wanje umwe akijamo, cyabaye hariya kuri Dove. Umuntu umwe wabataramishaga ni umuntu w'umunyempano, arahaguruka abwira umugabo umwe ngo wewe ngo mu rugo mufite umurwayi, ngo sibyo, ati arabyemera, aba yamubonye bien sûr, ati none Imana irambwiye ngo arakira, ariko kugira ngo akire neza ambura iryo koti wambaye uryambara uruhindurije hano imbere haje inyuma, kandi uva aho wicare hariya, kandi wa muntu akaba yonakira. Ariko utwo dukondisho rero, utwo ni point d'interrogation, amen. Haleluya. Muranyanze? Nje mwandeye umutwaro ku buryo mvuga ibintu byose, kuko ubuyobe bwabaye bwinshi muri kino gihe. Yes. Kandi bikantera umutwaro, nkarara mbona kabona intama zashize, kubera kwizera gushingiye ku bitangaza. Uko kandi ntabwo ari ukwizera kwagakiza, ni ukwizera kwa Toma baramubwiye bati umwami yazutse, haleluya. Aravuga ati ntibishoboka keretse mwiboneye. Bituma Yesu yongera kumanuka, amanutse Toma arimo, aravuga ngo Toma ngwino, kora mu rubavu rwanje, kora no mu kiganza cyanje. Toma aravuga ngo mwami wanje, Mana yanje. Ariko Yesu aramubwira ngo hahirwa bizera, haleluya. Kwizera kukabanyereka batarambona. Bibiri ikavuga ngo uwo mukunda mutaragira gute, mutaramubona. Umuntu aza kunda Yesu utarigera umubona, kwizera kukamugukumbuza, kwizera kukamugukundisha, kwizera kugatuma umuramya, kwizera kugatuma umuhimbaza, kandi utaramubona. Kwa kwizera kukamukwereka, haleluya. Ko kwizera. Yesu ashimwe. Ariko gushingiye ku bitangaza kwayobeje abantu barashize, amen. Ngira intambara cyane ku mbuga, ndwana na bene abo bantu, amen. Ndwana na bene abo bantu b'ibitambaro, nkababwira nti ibitambaro zanyu bitura abantu hasi, kandi Yesu wavuga ngo uwaguye agire gute, azuke, n'uhagaze mukamukubita hasi.
amen. Kandi umuntu yaza gukira imbaraga z'umwijima arigeze mutura hasi na Yesu yarabigize, ariko bo babigira gutyo bakanandikira, amen, bakambwira ngo ko Paulo ngo yakoresheje ibitambaro, nimuhanyereke, bakahanyereka muri Bibiliya, noneho nahasoma kavuga nimuhasome neza, amen. Nimuhasoma neza murasanga nta gitambaro Paulo yagize gute yakoresheje. Paulo yari yuzuye ubwiza bw'Imana. Iyo umuntu ari mu bwiza bw'Imana, presence y'Imana imwuzuramo, amen. Na Yesu presence y'Imana yaramwuzuraga ku buryo wa mugore yakoze ku nshunda z'umwenda wagira gute harakira. Na Paulo niko byari bimeze, yari yuzuye ubwiza bw'Imana, noneho abantu bakazana ibitambaro byabo bakabikozaho, bakabikoza ku barwayi, Yesu ashimwe, bagakira. Ariko si Paulo watoraga igitambaro ngo agitere, Yesu ashimwe. Tihabe n'igicucu cya Petero nacyo bagishyiragamo abarwayi bakagira gute bagakira, kuko imbaraga z'Imana iyo wasenze ubwiza bw'Imana burakuzura presence yawe, haleluya. Abadayimoni barahunga. Nicyo gituma kwizera kuturimo, Yesu ashimwe, kwirukana imbaraga z'iki z'umwijima. Ufite kwizera warakurambitse neza muri Kristo, kuko nza kubaganirira, tugatinya imbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima ziragutinya, haleluya. Babandi bakoresha amavuta nuko ndabaganiririye, ibo bumva ari imbaraga z'amavuta ngo zibahesha imodoka, zikabahesha inzu, zikabahesha iki, noneho ntibabe bakibona Yesu. Yesu agatsimburwa n'iki n'amavuta, cyangwa bagakora utundi. Kababwira ngo utwo ngutwo ntabwo ari byo, ntabwo ari ko kwizera. Ibyo ngibyo mwabisimbuje Kristo. Timuzana amavuta mukayaherekeza, amavuta akaje imbere, Kristo akaja hehe inyuma. Cyangwa se mwaramufunguye, mwari mwanywa amata afunguye, tabaga ifite umwemerere wayo. Cyangwa se mwamushizemo levire, mwamushizemo umusemburo amen. Bakambwira ngo ngo mushumba ngo uruwaye, ngo ntuzi kuko Yesu ngo yakijije impumyi ngo yayitokoje, ngo akazana icyondo akagira gute agashira mu jisho, ngo impumyi igahumuka. Nimuhanereke ngigira ngo utahazi, bakangubita inane igice, kabwira nimuhasome neza, haleluya. Nta na rimwe akondo kahumuye impumyi. Yesu yamusize akondo, aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cyitwa Siloamu. Iyo Siloamu cyari kidendezi gisobanura amaraso ya Yesu, ngo icyo kidendezi kirasobanura ngo yaratumwe. Umuntu agenda ahumye agera kuri Siloamu akigize gute agihumye, afata amazi ya Siloamu ayacisha mu maso, akuraho cya cyondo, ngo akureho cya cyondo agira gute arahumuka. Donga ntiyahumuwe n'icyondo, yahumuwe n'amazi yatsimburaga amaraso yande ya Kristo, ahubwo cya cyondo, haleluya haleluya. Ahubwo cya cyondo yaba mwari musobanukiwe. Yesu yarashaka kumwereka ngo uyu mubiri, ubutaka nibwo bwaguteye ibibazo, amen. Nuko kuko icyondo n'ubutaka, uyu mubiri rero wacumuye niwe utera ibibazo z'ubuhumyi. Ibyaha byawo numara kuzoga mu maraso yanjye, haleluya, uzahumuka. Mwagiye musoma ijambo ry'Imana, Yesu ashimwe. Tugatangira discussion, umunsi ugashira undi ugashira, bagatsindwa kuko ijambo ry'Imana yari yatsinda, haleluya. Kwizera rero kwa Toma navugaga ibintu byinshi, n'abantu bizera Imana ngo ubwo babonye igitangaza, kandi amen, bagahita bareka urusengero bakajya hari ibitangaza. Uyu mugoroba bavuga ngo Nyamirambo hari umuntu uri mutura abantu hasi, ejo sinabona umukristo hano, bose baje kwitura hehe hasi. Ni ikibazo gikomeye, haleluya. Ariko Imana iradusaba kugira kwizera kuduhesha agakiza, Yesu ashimwe. Tuza kuganira hejuru yo kwizera gutangwa n'ijambo ry'Imana, ko ariko kwizera nyakuri, amen, haleluya haleluya. Twaganiriye ahandi havuga ngo ese bakwizera gute batarumvise, bakumva gute ntawavuze, yavuga gute ataratumwe, Yesu ashimwe. Noneho Bibiliya ikavuga ngo haleluya,
nibumva neza ijambo ry'Imana, kwizera kuzanwa no kugira gute? No kumva iki? Ijambo ry'Imana. Iri ni ryo rirema kwizera kw'agakiza. Kandi uko kwizera muri Yobu, Bibiri ivuga ko abera bose baguhawe rimwe. Haleluya. Kandi bihagije iteka ryo byose. Muri Yuda Bibiri ivuga ngo baguhawe rimwe. Reka rero tugaruke kuri igice cyacu, turebe ikibazo cy'aba bigishwa. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Kandura mu mutima wuzuye urukundo, wuzuye kwizera nako nta mahoro menshi. Haleluya. Biranezeza cyane kwizera twahawe n'Imana. Abigishwa baganiraga na Yesu. Dusubire muri iki kiganiro cy'abigishwa na Yesu. Yesu ashimwe. Yesu abaganira hejuru yo kubabarira, ababwira ko umuntu agomba kubabarira undi yagucumuyeho ukamubabarira, mbese ababwira ko bagomba kubabarira 7. Ayo makuru ya Yesu arabaremerera cyane. Musome text. Kubera iki? Kuko bari bakiri mu isezerano rya kera. Urabona hari isezerano rya kera rirangirira muri Malaki, hakaba isezerano rishya ritangirira muri Matayo, hakaba igice kigera kuzakozwe n'intumwa. Amen. Kiriya gice nacyo gifite karakita yacyo. Hakaba rero inzandiko za Pawulo uhereye ku mubare w'umugenda nabyo bifite karakita yabyo. Hariya muri Yohana, Mariko, Luka, Yesu yarimo abikora avanga azana iby'isezerano rya kera n'isezerano rishya, kuko yaratarazuka ngo imbaraga z'umwuka zimanuke n'agakiza kuzure. Haleluya. Noneho abaganirira hejuru yo kubabarira. Iwe yarabizi abaganira hejuru yo kubabarira, bibuka amategeko ntabwo ababarira. Amategeko ryari ijisho kurindi, iryinyo kurindi. Uwagize gutya akagira gute agapfa. Nzasoma ibitabo by'amategeko ngakuramo inyigisho zikomeye cyane. Byari bikomeye. Amen. Amategeko ya Mose. Haleluya. Muzagenza musoma umugenzi. Kiriya gitabo cy'umugenzi ni cyiza cyane, kivuga hejuru ya Adamu wa mbere. Haleluya. Ntabwo kijyamo, ariko amategeko yarakomeye. None abigishwa kubera kumenya gukomera kw'amategeko bumva batoshobora kubabarira. Amen. Bumva kubabarira kurabananiye, kuko uwe wigera kubitwa, uwagututse umugirira nabi, uwakoze icyaha arapfa. Nuko niko bari bazi. Noneho basanga iyo level ni level ndende. Babwira Yesu ngo twongerere kwizera kugira ngo tugere aho hantu. Amen. Haleluya. basaba kwizera. Yesu ashimwe. Navuga ati ntabwo twabasha kubabarira kuko ntibari barabimenyereye, kandi nyine ni ngombwa umuntu ntaje ababarira, hababarira Imana. Amen. Kandi biza bintangaza, nicyo nyikundira Imana ibabarira yera, itagira icyaha, ari nziza, akaba ari ibabarira abantu. Njyewe w'umunyabyaha bikananira kugira gute kubabarira, kandi nanje ncumura. Amen. Ndabira barahiye, kandi uko nukuri ntubona ndi pastori, ariko mu mubiri kubabarira byonanira. Uje ukancumuraho ukambwira mbabarira, ndakubabariye. Wacumura kandi ukambwira uti pastori mbabarira, mbere yo kukubabarira nkabanza nkabara ngo kabaye kangahe? 2. Ko umuntu agira. Ariko Imana yo kwije tubabarira ngo ije tubabarira. Haleluya. Ngo nkuko igicu cyeyuka ku ijuru. Yesu ashimwe. Ngo nkuko iburasirazuba hatandukanye n'iburengera zuba, ntiyongere kwibuka. Ngo nzabababarira gukiranwa kwabo, ngo kandi ubugome bwabo n'ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Haleluya. Iyo niyo Mana ikomeye, nicyo kigira Imana, nuko ubabarira ikibagirwa. Noneho nakora icyaha, Imana yandeba igasanga ni icya mbere, namara kukiyana yakibabarira ikandeba ko utarigeze ngikora kuva mvutse. Yesu ashimwe. Nongera kugikora ikakibona ari icya, kuko nta kindi yibagirwa, irababarira burundu. Ariko njyewe ndakubwira ngo kabaye kangahe? 2. Rero abantu kubabarira birabananira.
bimaze kubananira basaba Yesu kugira gute? Kwizera. Haleluya. Yesu ntabwo yabongereye kwizera. Mbisoma. Yesu ashimwe. Yarababwiye gusa ngo mwaba mufite guto. Yesu ashimwe. Haleluya. Uwabaha gusa guto kungana n'akabuto ka sinapi. Abavuze bacu wenda bamwe bageze muri Israel, akabuto ka sinapi sinzi wigeze kukazana. Gato ko takara mu kiganza kuwo kabona ari gato. Rero abakongomani bagiye kubigereranya baravuga ngo ni nk'akabuto k'imbwija. Muzi mbwija? Iyo baravuga ngo sawa mbegu ya lenga niko bahita. Ni akabuto gato cyane. Aravuga ngo uwapfa kuba hanuko kwizera kungana nako kabuto ngo mwakora imirimo yose. Yesu ashimwe. Mwabwira uyu musozi ngo nuva iki giti ngo kiture munani kigashiguka kubera uko kwizera. Haleluya. Abigishwa kandi hari ahandi hantu nasomye Yesu yagerageje kuganira bene uko kwizera muri Marko ibice 9 umurongo w'19 kugeza kuri 29. Marko 9:19. Nigiye hari umuntu wari urwaye, umugabo arwaje umwana we yararwaye abadayimoni akikubita hasi, yararwaye igicuri. Noneho papa wa mwana abonye Yesu aramuzana, azana wa mwana aramubwira ati databuja wangirije uyu mwana. Yesu ashimwe. Ati abadayimoni baramufata, igicure kiramufata, rimwe kikamuta mu muriro, ubundi kikamugira nabi, akazana urufuzi. Birambabaza ngo umubyeyi wamungirije, namuhaye abigishwa bawe bananiwe. Amen. Haleluya. Iyo muhasomye rero Yesu aravuga ngo nzagira gute mwebwe aburi urubyaro mudafite kwizera. Yongera gusubiza wa mugabo aramubwira ngo niba ubishoboye. Yesu ati nibyo ngibyo, niba mbishoboye. Amen. Wa mugabo ngo yumve Yesu amubwiye gutya ahita ataka aravuga ati mbabarira kutizera, ndizeye. Haleluya. Noneho nizeye kubishoboye. Ngo avuge gutyo Yesu ahita akiza wa mwana, yirukana dayimoni amuvamo, wa mwana agira gute? Arakira, kuko yizeye ko Yesu agize gute? Abishoboye. Iriya texte rero, haleluya, muzayisome mu ndimi z'amahanga. Yesu ashimwe. Amen. Muri Darby, Biblia ya Darby ni Biblia traduit ku matexte original ya Greke na Hebre. Iriya kuvuga ngo bene uyu ntavanwamo n'ikindi. Amen. Haleluya. Usanga iryo jambo bene uyu riri akorde ku kutizera, ntabwo riri akorde ku mudayimoni, kuko tubivuga riri akorde kutizera. Bavuga l'incrédulité. Havuga ngo bene uku kutizera kumarwa n'amasengesho. Haleluya. Wenda izo n'ibindi, ariko mu by'ukuri kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ariko kwizera tugukura he kugira ngo tubijyane neza? Tukuvana mu ijambo ry'Imana, kumva ijambo ry'Imana ukaryizera. Amen. Haleluya. Kumva gusa ijambo ry'Imana ukarifata nk'iyame, ukarifata nk'ukuri, ukaryizera. Dusingiye rero kuri definisiyo yo kwizera iri mu Baheburayo, muri Bibiliya ya ijambo ry'Imana. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Ndashaka ngo tubisobanure. Haravuga ngo kwizera ni ukwemera kumaze guhabwa ibyo wiringiye kuzabona. Amen. Haleluya. Kwizera ni ukwemera kumaze guhabwa ibyo wiringiye kuzagira gute? Kuzabona. Ni ibihe twiringiye? Reka mbabaze uyu munsi ndaba umwarimu. Amen. Ni ibihe twiringiye? Twiringiye ubugingo buhoraho, twiringiye amahoro y'ijuru, twiringiye kuzabaho tutagira gute? Tutagifa, twiringiye kuzabaho tutakibabara.
amen, haleluya. Noneho uyu mwanditsi arandika aravuga ngo ni ukwemera kumaze guhabwa. Haleluya. Twemera ko tumaze kubihabwa nubwo tutarabibona bigaragara. Nemera ko mfite ubugingo buhoraho none nubwo ntarabugira mu buryo samples. Nemera ko mfite imbaraga zitsinda urupfu kuko mfite Yesu nubwo ngifite uyu mubiri ugira gute muza mwumva ibintu. Yesu ashimwe. Haleluya. Nemera ko mfite amahoro nahawe na Yesu. Haleluya. Nubwo ngihura n'ibibazo muri iyi nukwemera ko ufite ibyo wiringiye kuzabona ku mwuzuro wabyo, ukemera ko bifite ubu ngubu. Nibyo bavuga ngo wiringiye kuzabona. Umva kandi ngo kandi ni ukumenya udashidikanya ko ibyo utareba biriho. Amen. Haleluya. Urumva ibyo ndabona kwizera no kuba twarabisobanuye, gukurura ibitaboneka ukabitunga. Ejo nabahaye urugero ndonga ndetse ko murabona Yesu cyangwa nije muhaye mubona, nije murimo mubona. Amen. Ariko kwizera kuzana Yesu muri iyi nubwo atagira gute ataboneka. Haleluya. Kwizera kuzana insinzi muri nje nubwo iyo nsinzi itagira gute itaboneka n'amaso y'iki y'umubiri. Uko kwizera niko abakera kwatumye abakera bashimwa n'iki n'Imana. Reka rero tuganire hejuru yo kwizera tureba muri Bibiliya. Kwizera ni iki? Ni ukwemera. Katubijemo karite yo kwizera rero kuyiheshwa na position gufite mu Mana. Nuvuga ngo ntabwo kwizera ari kantite, kwizera ni karite. Igihesha agaciro kwizera kurya nabahaye titre ni position gufite mu Mana. Amen. Haleluya. Wenda muraza kubisobanukirwa ndimo ngenda mbisobanura. Position kwizera kwawe gufite nicyo gituma bavuga ngo tugeze ku bumwe bwo kwizera. Tumaze kwizera kwacu kumaze kugira position. Hari igihe position kwizera kwawe gufite ari ya nature imwe twaganiriye kureba ibitangaza. Hari igihe kwizera kwawe kureba ibitangaza kukabona kwemera. Hari igihe kwizera kwawe gushingira ku marangamutima. Hari igihe kwizera kwawe kudafata neza ibyiringirwa ngaho ubifite. Haleluya. Ariko kwizera iyo kumaze kubifata neza nicyo gihe kuba kwizera nyako gushingiye ku ijambo ry'Imana. Reka tubirebe mu isezerano rya kera. Haleluya. Haleluya. Ntabwo mbahigice ariko ndavuga uko bigenda. Imana ihamagara Aburahamu. Amen. Iramubwira ngo Aburahamu, uva mu gihugu cyawe, usige so na nyoko, usige patri yawe, usige bene wanyu, usige byose, ugende mu gihugu uzakwereka. Yesu ashimwe. Haleluya. Aburahamu nta handi yashingiye. Icyo gihugu yari atarakibona, icyo gihugu yari atarakigeramo, ariko yizera ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo ni ukwizera gushingiye ku cyo Imana yagize gute yakubwiye kandi kiri mu ijambo ryayo. Aho nzahagaruka. Abakristo ntabwo dukurikira iby'Imana itubwira mu ijambo ryayo, ahubwo tugakurikira iby'Imana itubwira mu bahanuzi. Ariko iby'Imana yavuze bihamye kandi bizima ni ibi byo mu ijambo ryayo. Ngira naje abakristo kuva kera nakomeje kubakosora, bamaze gukosoka, ariko barahagurukaga bakavuga ngo niba ufite amasezerano ngo ukomere. Amen. Noneho umwana umwe ndimo mwigisha umubatizo arambwira ati se pastor, ati ijambo abahora bavuga ngo niba bafite amasezerano ati bo bayabona gute? Amen. Yumvaga we ntayafite. Iba bakiyumva ni amasezerano umuntu yagusengeye akakubwira ngo uzabyara, uzaja muri Amerika, uzubaka inzu. Ayo ngayo niyo abakristo bafata, kandi ni amasezerano cyane cyane ashingiye ku mubiri. Amen. Niyo bakunda gufata. Noneho ndamubwira ndi nawe urayafite. Ayo ufite nayo mu ijambo ry'Imana, kandi iyo yatanzwe n'Imana, kandi iyo adahinduka, kandi iyo atavuguruzwa, kandi iyo atarayara amarangamutima, ariyo ashobora kuba yaratanzwe n'umuntu. Haleluya. N'Imana yovuga, ndimuvuga ngo mpinga abahanuzi, ariko Imana iyo ivuga ntabwo ivuguruzanya n'ijambo ryayo. Amen. Haleluya.
niba wenda tuba tutaragira ubushobozi bwo gufata ijambo ry'Imana, ubaho umuhanuzi ya titire yakubwira ngo ndakuzi, ngo kandi ndagukunda. Amen. Ukamererwa neza ngo Imana irakubwiye ngo irakuzi, igira gute? Iragukunda. Kandi mu by'ukuri Bibiliya ihora bikubwira iminsi yose. Bibiliya ivuga ngo ndakuzi, nzi imyicarire yawe, nzi imigendere yawe, nzi imiryamire yawe. Ni ijambo ritaraba no ku rurimi, mba narimenye, nakumenye ntarakurema. Ariko izo ntituzemere, tukemera ibyo umuhanuzi watitiye yavuze. Amen. Uwo wabahanuye neza ntaba yahushanije n'ijambo ry'Imana. Reka nkubwire aho bitandukanije. Iyo kwizera kwawe kwashingiye mu by'Imana yavuze muri Bibiliya, uhorana amahoro. Iyo kwashingiye mu byo umuhanuzi yavuze, urabyibagirwa. Abahanuzi ntimunkubite, muri abahanuzi b'Imana nta kibazo. Amen. Ariko ndashaka kwerekana gusa diferanse. Haleluya. Umuhanuzi yakubwira ngo aragukunda, ukumva umerewe ngo Imana iravuze ngo irankunda, kandi Bibiliya ari ryo jambo riyuzuye. Amen. Bivuga ngo Imana yatanze umwana wayo nkuko yagukunze, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo rw'Imana ruba bene abo bahanuzi siza mbapinga, baba bujuzanije n'ijambo ry'Imana. Ariko umuhanuzi umpanurira ibijanye n'ubu buzima akambwira ngo nzagera muri Amerika, niki cyo mbuza kugerayo? Abapagani ntibaza bajayo. Amen. Muri Amerika se kandi habaye mu ijuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndashaka cyane gukandagira mbere ntaraja mu ijambo ry'Imana, mbaze mabwira ibintu muhoramo mwebwe hano wenda ntibibi wanyu, ariko ahandi nibyo wahoramo. Amen. Niba hari amasezerano Imana yambaye ajanye n'ubu buzima, ajanye no kuzarongora, ajanye no kuzabona umugeni mwiza, ajanye no kuzarangiza amashuri, kandi ayo ndayafite, kuko iyo ndi mu ijambo ry'Imana mba ndi mu Mana, kandi mu gihe ndi mu Mana sinzabura ibyiza, kuko izo ngibyo Imana izi ko mbikennye. Niko Yesu yavuze, akavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibisigaye nzabibaha, kuko nabyo nzi ko mubikennye. Haleluya. Ibyo sinabibura rero, ndi umwana w'Imana. Rero nabyo niba Imana yaranabiteganije, nzabibona nabimenya, ntagira gute? Ntabimenya. Sinzabimenyeshwa nuko nagize gute? Nabyumvise. Nzabyizera kuko Imana yabigize gute? Yabimpangiye. Amen. Haleluya. Haleluya. Ibyo Imana ifitiye mu migambi bizasohoreraho, ubuzira kubimenya n'imbaraga. Burya guhanuza nako ni amasiko y'ubunebwe yo kutizera. Ni nk'igihe washobewe ukavuga ngo reka nje kumva kubaza niba nanje ikinyibuka, nje kubaza. Yesu ashimwe. Ariko iyo ufite kwizera, uzi kuri kumwe n'Imana yawe, waje kubaza iki? Haleluya. Kandi Imana byose irabizi. Iby'ubuzima bwawe yabimenye utaravuka. Byose aho uzagera yarabipanze, nta na kimwe cyazara. Yesu ashimwe. Iyo nditungurwa yarabipanze. Reka mbikubwire uko uzaba, Imana yaragupanze kandi uzabako. Niba uzagera ku bintu bikomeye uzabigeraho. Nta barozi bazakubura kubigeraho, nta bapfumu bazakubuza kubigeraho, kuko icyo Imana yapanze kigerwaho. Haleluya. Uko niko kwizera, kandi yakivuze mu ijambo ryayo. Kwizera Imana, kizera imbaraga zawe, kizera ko muri kumwe, kizera ko kuri hafi, kizera ijambo ryayo. Haleluya. Nicaye ahantu nakoraga ngo nitenke fungurume, ni Lubumbashi, merewe neza pe, mfite ferume y'inka, kamisha bido iyi ngiyi yo kuvoma y'amalitiro 20 mu gitondo, mfite farumasi, numva ntazavayo, nimerewe neza. Umugabo umwe araza arari wanje, yari umuntu w'umunyamasengesho, kuko sinakundaga ibyo guhanuza, narizi kuko iby'Imana yangeneye izagira gute? Bituma ndemera ko dusengana, ndi wenda yogira ngo mfite ibibazo, kandi mbifite nyine, ariko nzi kuko Imana igize gute? Ibizi. Icyo gihe nari mfite ikibazo cy'umwana w'umuhungu,
maze kubyara abakobwa bangahe? 4. buri muntu akunda ibitsina byose. Mbyara uwa mbere ntimana mpezaga n'umuhungu, uwa kabiri aba umukobwa mpezaga umuhungu, uwa gatatu aba umukobwa mpezaga umuhungu, uwa kane aba umukobwa, kuko Imana niko ibigenza uko ishaka. Ku buryo uwa kane yavutse nsanga na madame none harasa n'uwacitse intege amaze kumubyara. Ndamubwira ndetse n'ibikurimwo, uyu mwana yitwa Elite. Elite rero ni ikintu cy'agaciro, ni kote. Bavuga bonne, très bonne, excellent, Elite. N'ubu ni ryo zina rye. Ndamubwira nti ni umuntu ukomeye cyane, ukomeye cyane. Yesu ashimwe. Kugira ngo madame ave mu byo yatekerezaga nawe ashaka kubona ikindi gitsina, ariko abana ni beza bose. Amen. Nibwo uwo mugabo yaje kunsura, ndamuryamisha asengera mu cyumba cye, naje mu cyanjye. Bukeye tumucyayi yaje agira umumbashi, mujyanye kuri tray, mwicaje muri tray, mbwiye abantu kumucunga kuko tray barakwirukanaga bashira abandi. Mbwira abapolisi ntimundebere uyu musaza ikicara akicaremo ageri yaje ngo soke. Ahita haguruka arampamagara ku idirisha, ngo garuka nkubwire. Ndagaruka ngo nyamara ngo hari icyo Imana yambwiye kukubwira, ngo ariko ngo ntitwaganiriye. Amen. Ndamubwira ati nyamara ntitwaraganiriye kuko twarasangiye ijoro, twari kumwe no mu gitondo, kuko bariya berekwa hari igihe kimwe bashaka ngo umwinginge, umushime, ugerageze kugira ngo akubwire muze uko ukamwihorera. N'Imana iba yamutumye, atakubwiye yashaka akagenda. Niba ari Imana izamugarura aruhira ubusa kabiri, kandi niba atariyo bizashira. Ntukamujugumire, ntimukaje gushakisha, muzareke iby'Imana ibatumaho bizaza. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo ushakishije bakubwira ibitari byo. Amen. Ubwo Yesu yifunge. Haleluya. Arambwira ati none Imana yambwiye ibintu bibiri. Ati Imana yarantumye kandi yaravuye kure cyane, ku birometero 1000. Ati umwana wasabye Imana hari mu kwezi kwa 11. Ati mu kwezi kandi nk'uko uzaba ufite umwana w'umuhungu. Amen. Ndavivura tibirutse. Ati kindi cya kabiri ndi wagisabye Imana, ariko yambwiye ngo kikubwire. Imana yambwiye ngo kuko muri Methodiste baradutumaga nk'uko mubikora muri Anglikani, bohereza pasiteri abamwohereza ahandi. Ati Imana yambwiye ngo nta handi Methodiste izakohereza, uzava aha ujya mu Rwanda. Amen. Ngicishamo kuko sinigeze ngitekereza. Kandi icyo gihe hari ubutegetsi butanyemereraga kuhagera uko nshaka. Sanga ni ntabwo arizo. Ndavuga ngo uyu nguyu ni uw'Imana. Ibintu by'abahanuzi nzabicecura cyane. Ti ni uw'Imana, ti kimwe Imana yakimweretse, ikindi bamubeshe. Amen. Turatura. Bukeye madame aratwita, mpita nemera ko ari umwana w'umuhungu, nta ecography yari ihari. Umukristo wanje yabyara umukobwa, kajya kumuhemba, ariko nkajyana n'utundi ngo nutwo gufata umugeni. Abakristo bakavuga ati pasiteri ko yibesha, ntagira umuhungu, agenda afata abageni. Ariko nje nari nzi icyo nasabye iki Imana. Ku minsi 30 y'ukwezi kwa 11 madame azara umuhungu. Yesu ashimwe. Kurya Imana yavuze. Icya kindi cyo kwimuka narakibagiwe. Ndimo ndorora inka zanje, nagize dispensaire, naravyibagiwe. Bukeye Imana ihitigira gutya. Yesu ashimwe. Ihindura ibihe. Imana ishaka kukugeza ahantu ihindura ibihe. Wabikunda wabyangira hakujyana kuko yarabitegetse ihindura ibihe. Umuyaga urahinduka, intambara ziraza, nitera hejuru nisanga i Kanombe mu ndege. Zanga zagira gute? Yesu ashimwe. Kuko Imana ni kuri yagize gute, yarateganyije. Reka mbabwire iby'Imana yaguteguriye, iby'Imana yaguteganirije bizakugeraho, wabimenya utabimenya, wabyumva utabyumva, abarozi bahaguruka batahaguruka. Haleluya.
nta gihe bitazakugeraho. Nicyo gituma kwizera gufata biriya byose byiringirwa. Yesu ashimwe. Nk'ubifite uyu munsi. Haleluya. Twari tuvuze Aburahamu. Haleluya. Yahise ahaguruka arizera. Bibiri iravuga ngo Imana, Yesu ashimwe, ngo imuhaniriza no gukiranuka. Agenda nk'utazi yagira gute? Yajya. Agenda kuko ariko Imana yagize gute? Yavuze. Yesu ashimwe. Ahageze muzamenya ko kwizera kurarwanga. Ahurirayo n'ibibazo, ahura n'inzara. Abanza gusubira mu Giputa, ubwa kabiri ahura n'inzara. Yagerayo ahura n'ibibazo, ariko nanone agundira muri cya gihugu. Yibuka kuko Imana yavuze ngo izakimuha n'urubyaro rwe. Haleluya. Akibamo nk'umusuhuke, akagura hahamba umudamu we Sara, ariko nanone yizeye ko Imana izakimuha. Haleluya. Nubwo yabonaga ari wenyine, akabona Abafilisitiya n'Abanyakanani ari benshi, ariko nanone yizeraga ko umunsi umwe icyo gihugu kizabicura urubyaro rwe, kuko Imana yagize gute? Yabivuze. Ni ukwizera gushingira ku ijambo ry'Imana. Iminsi irahanyura, kwizera kurwana n'ibibazo. Aburahamu aratambuka, Isaka aratambuka, Yakobo aratambuka, abana biwe. Haleluya. Haleluya. Binjira mu bibazo bikomeye mu Giputa. Yesu ashimwe. Ariko amaherezo baragwa cya gihugu. Haleluya. Kwizera rero ni ijambo, ni position. Ni ukuntu uba washize confiance yawe mu Mana, ukayishyira mu ijambo ry'Imana bidahinduka, ukabyizera nubwo utabibona, ukizera ko y'Imana muri kumwe, ukizera ko muri kumwe mu buriri, ukizera ko muri kumwe mu rugo, ukizera ko muri kumwe mu modoka, ukizera ko muri kumwe uri wenyine, ukizera ko muri kumwe warwaye. Haleluya. Ukakomeza kubona presence y'Imana. Nje ndangara cyane iyo nsomye ijambo ry'Imana, nkabona Israeli bageze ku nyanja itukura. Amen. Haleluya. Mukozi w'Imana yarahatubwirije hano, biramfasha cyane. Bageze ku nyanja itukura, aho ni muri Kuva. Bageze inyuma, imbere hari inyanja, inyuma hari ingabo za Farawo. Abantu barataka, abantu bararira. Mose aragenda akakubwira Imana ibibazo by'abantu, mugende murebe igisubizo Imana yaramubwiye ngo niki kiguteye ku gutaka. Amen. Ngo bwira abantu bakomeze bagira gute? Ariko Imana uyirebeye mu mubiri wavuga ngo igira nkana. Tugende gute hano hari inyanja? Tugende gute hano hari abanzi? Ariko Imana yashakaga ngo bakomeze kuyizera. Nubwo inyanja iri imbere, nubwo Farawo aturutse inyuma, ariko ubwo yababwiye ngo yajanye muri Kanani, bagende. Iyo yashakaga ngo bagende bakandagire no mu nyanja. Haleluya. Bakandagiremo. Imana nicyo yashakaga. Imana yakubwiye ngo komeza ugende, nubwo bitameze neza, nubwo hari ibibazo, nubwo hari ingorane. Imana yakubwiye ngo turi kumwe, waranizeye, wowe ukomeza ugende utuje, ugende uguwe neza, ugende utegereje, ugende uzi ko ndi kumwe nawe. Nibyo Imana ishaka. Reka mbabwire, iyo baza gukomeza kugenda inyanja yacikagamo. Yesu ashimwe. Nubwo Imana yabwiye Farawo Mose ngo narambure inkoni, ariko inyanja yacikagamo. Murambaza mutese pasteur, yacikagamo gute? Yacikagamo kuko igihe bageze kuri Yorodani, nimubyibuke, Imana yashatse kubereka ko bijya biba. Mose kandi yarasenze. Imana irababwira ngo bwira abatanzi binjire mu nyanja. Yesu ashimwe. Timubyibuka. Bahita bashira ibirenge byabo mu mazi. Bashize ibirenge byabo mu mazi, Yorodani igira gute? Ibaha inzira. Bisobanura ngo injira mu kibazo, ntugitinye, uri kumwe n'Imana. Injira. Nicyo gituma navuze ngo iyo tuza gukomeza twoganiriye kwizera kubyara kumvira. Ni naho kwizera kubera ukunyembaraga, kugeraho kubyara kumvira. Kumvira ni iki? Ni ukubona Imana mu bibazo byose. Imana aho yagucishije ukahanyura. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Twagiye duhura n'ibibazo mu buzima, naje nkigira kwizera guke, kibaza igituma byambayeho kandi ndimo nsenga. Amen. Bikaza gutuma uvuga ngo none y'Imana ntije yumva, cyangwa se y'Imana ntibimenya. Amen.
ariko reka bibe ari ibyo kugira ngo bigukomeze, kandi Imana ifite uko ibikemura. Haleluya. Wowe zinjiremo n'umutima utuje, mugende musome kuva yose, muzasanga Imana yarahamye Abisiraheli bahanisha kwivovota. Haleluya. Kabanisha kwivovota, bakavuga ngo ntabyo kurya dufite ntaki. Imana ikavuga ngo nimuzi ko ari nje wabazanye, nimuzi ko ari nje ukambika hagati yanyu, ihema ryanje riri hagati yanyu, nimuzi ko ari nje washize inkingi y'igicu inyuma ngashyira iy'umuriro imbere. Ni kuko imwiganyira, kandi kwiganyira kwabo kwari gufite logique, ntabyo kurya bari bafite kandi nta mazi. Imana igakubita ubwoko butagonda ijosi, ubwoko butizera. Amen. Kugeza igihe noneho kwizera kwa Aburahamu n'abandi kwagiye mu kumvira ibibazo byaba ukabiturizamo. Haleluya. Ukumva kuko nubwo bihari, ya Mana yanjye irahari, ya Mana yanjye turi kumwe, ya Mana yansezeranije kutazansiga, ya Mana yansezeranije kutazambeba, ya Mana yansezeranije kutazambana, ya Mana turi kumwe. Haleluya. Uko rero niko kwizera gushitse. Yesu ashimwe. Nashakaga rero kubereka kwizera uko no kwizera ko mu isezerano rya kera. Nashakaga kuzana kwizera ko mu isezerano rica, ariko ni kumwe. Aho tugushira gusa niho hatandukanye. Bariya bizeraga Imana, ariko twebwe kwizera kwacu tukurambika muri Kristo, kandi nawe ni Imana. Ariko naho niho tugushira, kuko muri Kristo niwe agakiza kacu karimo, muri Kristo niwe nzira n'ukuri bitugeza ku Mana, kandi Kristo niwe duherwamo byose. Nico gituma n'amasengesho yacu tuyarangiza mu izina ryande Yesu. Tumubwira ngo byapfuye kuza gusa, nuko muri uwo ari mu Imana yaduhereyemo imigisha yose. Kakaririmbo ni keza, nuko umwanya wagiye niho ahubwo nzahahereje. Tubanze turebe Yesu kandi bizabafasha. Haleluya. Yashize imigisha yose, imigisha yo mu bumana yikubira muri Yesu iramuduha. Yesu ashimwe. Haleluya. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana yibumbira muri Yesu. Akandi gace kavuga ngo bishyunjumuka nk'imvura. Haleluya. Ndabona amasaha yagiye, ariko nashaka ngo turebe imigisha Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Kandi iyo twarambitse kwizera kwacu muri iyo migisha tukayifata nk'iyacu, kwizera kwacu kuruzura. Yesu ashimwe. Umunsi Imana yayimbishuriraga kicaramo nararuhutse. Haleluya. Ndambara zose zarashize, nanyuzwe na Yesu. Haleluya. Haleluya. Kandi mpagarara mu musimamo, mpagarara neza, numva nta bwoba mfite kuko Imana yampishuriye Kristo. Reka dukore introduction kubera ko turangiza saa mbiri. Okay. Mutarambirwa, ejo tuzagaruka aha tubone kurangiza n'imirimo yo kwizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Abaefeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 10. Ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 10. Haleluya. Turacyari kumwe. Uyu munsi nababereye umwarimu umwe. Yesu ashimwe. Umva ibice 2 8 n'icumi haravuga mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Musurinye kwizera. Amen. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu ugira gute irarira. Muranabizi. Yesu ashimwe. Haleluya. Verse ya 10. Kuko turabo yaremye ituremera imirimo myiza iyo Imana yiteguriye muri Kristo. Imana yiteguriye kuva kera kugira ngo tugire gute tuyigenderemo. Nibi tuzaganira ejo. Yesu ashimwe. Iyi mirimo iyo wayicayemo. Haleluya. Reka manza mbigire twazaga tubwira kuri examen, mwarimu akatubwira ngo la compréhension du texte ngo ça fait partie de l'examen. Kumva texte ni igice cy'ikizamini. Reka tugende muri texte. Icyadukijije n'ubuntu bw'Imana kubwo kugira gute kwizera. Haleluya. Ntabwo byavuye mu mbaraga y'izo twebwe tugira gute
dukora kugira ngo hatagira uwirata. Byose byavuye mu buntu bw'iki? Bw'Imana. Iyo wabimenye gutyo wubaha iyo Mana, ukunda iyo Mana, ubona ko no kubaho kwawe ari ubuntu bwayo. Yesu ashimwe. Haleluya. N'ibyo ufite byose ni ubuntu bw'Imana, kandi ibyo ufite byose ni wowe wagize gute? Wabimbaye. Ntunirata n'umurimo wawe nubwo waba ari mwiza. Hari bamwe birata n'imirimo ya Gikristo. Hari umuntu urumva ni umutaramyi hariya, ni umuhanuzi, akavuga ngo ntimubona mwebwe ngo ibintu byose biva muri iki. Ngo iyi kositime nambaye ngo yavuye mu ivi ryanjye, ngo imodoka mfite ngo yavuye mu masengesho yiwe. Amen. Ngo aba bagarde koro mfite ni aba pasiteri ba none bataza bagira abagarde koro. Pasiteri wanyu ntagira umugarde koro, abandi bagira abagarde koro babagenda inyuma, genda inyuma, babanza kureba aho yicara. Ngo aba bose nabakuye hehe? Noneho we nta kintu ahabwa n'Imana ku buntu, ibintu byose arabikorera, Imana ikagira gute? Ikabimuha. Ako nako nubwo akora neza asenga, ariko mu by'ukuri ibyo Imana imuhera iki? Ubuntu ntacyo wakora kugira ngo Imana iguhe. Ntabwo muresha, ntabwo mungana. Imana iguhera ubuntu. Niki cyakuvamwo kinezeza Imana? Keretse icyo Imana yakugize. Nabahaye urugero. Twe tumeze nk'abamayibobo imbere y'ubwiza bw'Imana n'icubahiro cyayo. Manutse uyu munsi nkagenda Inyabugogo, ngasanga amayibobo wicariye hasi aracafuye, yambaye imyenda mibi, ko ararya ku icukiro. Hari icyo yomba? Amen. Ntacyo yomba pe ngo nshakire, kuko kiba ari kibi. Keretse nabanje kumuvanamo. Niko Imana yatugize. Nkamwoza, nkamwambika, nkamusiga. Ubwo ni bwa buntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Icyo gihe nicyo gihe yonkorera umurimo nkagira gute? Kawemera. Uvuye mu byo nagize gute? Namukoreye. Niko Imana yatugize. Yadukuye mu bucafu, idukura mu mwanda, itugira abana bayo, iradusiga, iratwambika, iratwuhagira, tubona kuyisereza. Noneho serivisi zacu, haleluya, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari ubwiza bwacu, biva mu buntu bwa. Niba mubisobanukirwa neza. Haleluya. Haleluya. Rero kwirata amasengesho yawe, ntabwo amasengesho yawe yego urasenga, nabyo ni byiza, kuko gusenga ni ugusabana n'Imana, ni ukuganira n'Imana, ni ukubwira Imana uyishimira ibyo yagukoreye. Haleluya. Unayerekana ibibazo ifite, ariko nanone ibyo ikora biva mu buntu bwayo. Ndacyari ko nsobanura ijambo ngo kubwo ubuntu kugira ngo hatagira ugira gute? Ndiwumva ko uwo mugabo aza yirarira. Iyo avuga ngo byose biva mu kwitanga kwanje, haba harimo ka orugeye ka gaki. Amen. Harimo umva sasa verse ya 10 ngo kuko turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza. Imirimo irayirema, ni Imana yaremye iyi mirimo. Amen. Niyo tuzaganira ejo. Niyi mirimo ni Imana yayiremye. Ako ngako mugasuriye. Imirimo myiza muri Kristo niyo yateguye kuva kera kugira ngo twe tuyigenderemo. Ni imirimo Imana yaremye, twebwe tuyicara. Si imirimo twe twakoze, ni imirimo Imana yagize gute? Yakoze, twe tuyigenderemo. Rero iyo mirimo niyo tuzaganira ejo. Yesu ashimwe. Bwira mugenzi wawe ngo ntugasibe. Haleluya. Haleluya. Iyo mirimo rero Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe. Iyo wayishizemo kwizera neza, naho niho ngigera ku gisubizo. Uko kwizera kuranesha. Uko kwizera ni ukwizera gushitse. Uko kwizera kuraguhumuriza. Uko kwizera kuguha amahoro. Uko kwizera kuguha ituze. Uko kwizera, haleluya, kugushikira, kukugerera byose, kuko wagushize neza muri Kristo. Sinzi niba muza kabimo kavuga ngo je nshira neza. Mugatere twumve. Zamurokozi kwizera muri wowe. Yes. Kwizera kwanje muri wowe. Wende duhuje ritimi. Ariko uwo muririmbyi yaravuze ngo nzashira neza kwizera kwanje muri wowe. Mbike neza kwizera kwanje muri wowe. Ntereke neza kwizera kwanje muri wowe. Place neza kwizera kwanje muri wowe. Ningushira neza muri wowe. Uko kwizera
kuzarandura imisozi. Haleluya, kuzarandura imisozi. N'ukwizera kwateretswe neza muri Kristo. Aburahamu yaguteretse neza mu Mana. Haleluya, agutereka neza mu Mana. Yoshuwa agiye gufata Yeriko, yaguteretse neza mu Mana. Kandi ibyo yasengesheje Yeriko ntabwo byari bifatika, kuzenguruka gusa. Umunsi wa karindwi mukazenguruka karindwi, mugatera karuru. Amen. Hatari ukwizera nta wabikora. Ariko Yoshuwa yagushize mu Mana, arazenguruka arataha, arazenguruka arataha. Umunsi wa karindwi azenguruka karindwi, ubwa karindwi avuza impanda. Haleluya, yari yagushize mu Mana. Kandi abi Yeriko bari bicaye ku kibambazi, bari bafite igihome kinini cyane gifite ikibambazi kinini, barimo babarunguruka, barimo bazenguruka, ahubwo bati ibicucu nabyo tibafite intwaro, tibafite katyusha, tibafite tingatinga, nta kintu bafite cyasenya y'amabuye, ko barazenguruka gusa. Abangaba umenya mu mutwe hatari normal, babe bakicara bagaseka. Naho ndibazi ko kwizera kwashizwe mu Mana kuridura inkiki, tibazi ko kwizera kwashizwe mu ijambo ry'Imana guhindura ibihe, tibazi ko kwizera kwashizwe mu ijambo ry'Imana. Haleluya, kweyura umwijima ntabwo bari babizi. Baje kwitera hejuru bakubisa karuru, baramije no guhimbaza, inkike zirariduka. Haleluya, inkike zirariduka. Hari umwanditsi aravuga ngo ntabwo zaridutse, ngo iyo ziriduka, ariko umwanditsi yarashekeje cyane, ngo ziba zarabakomerekeje, ngo kuko nta mabuye yarasenyukaga akabitura, ngo ahubwo zararigise, ngo buri muntu yinjirira aho ari. Haleluya, haleluya. Kwizera kwashizwe neza mu Mana kurigitisha ibibazo, kurigitisha indwara, kurigitisha ubukene, kurigitisha ibibazo, bikarigita bikariduka, ukinjira mu masezerano y'Imana. Rero ejo tuzaganira kwizera kwashizwe muri Kristo. Imana niyo umwanya tekste. Ikintu cya gatatu twaganiraga hejuru y'imirimo yo kwizera, niravuga tuzaganira kiriya gice cy'Abaheburayo, turebe itandukaniro riri mu kwizera kwa Abeli n'ukwa Enoki n'ukwa Nowa. Tuze gukatira aho ngaho, twinjire mu kwa Aburahamu kurimo kwizera, kurimo kumvira. Haleluya. Tuze kwinjira mu kwa za ntwari za Yefuta na ba Daniyeli bazibye iminwa y'intare. Haleluya. Twinjire no muri kwa kwizera kwa babandi ngo basaga naho batafite icyo bafite, ngo bemera no gupfa. Uko n'ukwizera rero kurimo obeisance kuzuye, kwizera kuzuye kubamwo kumvira ubushake bwawe Mana. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Imana iplase kwizera kwanyu muri Kristo, Imana ipositione kwizera kwanyu muri Kristo. Ntabwo ari kantite ariko ni kalite. Reka kwizera kwanyu kubera fine kwere kugushingwa mu mirimo Imana yabakoreye muri Kristo Yesu. Uko kwizera kurandura imisozi, uko kwizera gushingura ibiti, uko kwizera kubaha amahoro, uko kwizera kubaha umutekano, uko kwizera kubahe ibyishimo. Kaduhaguruke dusenge. Haleluya. Babana baririmbaga ngo Yesu ku musaraba yadupfiriye cyane, kuko nicyo tuzatangirira hejuru. Bavuga ngo jewe nawe twarababariwe. Haleluya. Bariya baririmbyi baduterera ku karirimbo. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, niyo dutawa twese, wa mwenda warahera niko watabutse, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, jewe nawe twarababariwe, Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduje n'Imana niyo data wa twese, wa mwenda warahera niko watabutsemo, jewe nawe twarababariwe,
mwami Imana yacu, imigisha yose waduhereye muri Kristo Yesu, tugushimiye ibyiza byinshi waduhereye muri uwo mukunzi wacu. Turagusaba ngo kwizera kwacu mwami tugushingiye muri ibyo, kwizera kwacu tukubake muri iyo mirimo, kwizera kwacu tukubake muri Kristo, kwizera kwacu tugushingiye mu byo wadukoreye, kwizera kwacu kubikurure, kwizera kwacu kubiduhe, kwizera kwacu kubitwambike, tugenda twambaye kubabarirwa, tugenda twambaye ubugingo buhoraho, tugenda twambaye kuba abana bawe, tugenda twambaye insinzi ku miyaga yose, tugenda twizera ibyo waduhaye, twizera ibyo wadukoreye muri Kristo. Duheze amaso yo kwizera, duhumure kugira ngo tubibone. Nitwizera neza mwami, tuzategeka imisozi iranduke, tuzategeka ibiti bishinguke byite mu nyanja, tuzagenda twuzuye amahoro yawe kandi tuguwe neza. Turasaba mwami ngo place kwizera kwacu, uduhe kwizera kwa kalite, uduhe kwizera ijambo ryawe, uduhe kwizera ibyo watugiriye, uduhe kwizera ibyo wadukoreye, uduhe kwizera Kristo Yesu mwami wacu, kugira ngo tugende tunesha. Ndambuye ukuboko hejuru y'ubwoko bwawe mwami, aba bose mwami, ureke ijambo ryawe rimere, ureke ijambo ryawe ryinjire, urabaremera kwizera, kwizera kugutunga, kwizera kugutunze, kwizera kugufite, kwizera kukumva, kwizera kukubona, kwizera baryamane nawe, bagendane nawe, bakorane imirimo nawe mwami, bagende bagufite. Bizabarinda gucumura, bizabarinda kwiheba, bizabarinda gutinya, bizabaha ubutwari. Urakoze mwami, turagushimiye, tugukomeye amashyi, tukuburiza impundu, ukuri umwami w'abantu n'umusaruro.